ya Eric Trump noneho nyiri Binance wita CZD yakoze agashya afata Bitcoin agereranya na zahabu, aravuga ngo Bitcoin irenze zahabu. Ndaje kanze mbasobanurire buri kimwe cyose n'uburyo yavuze uburyo Bitcoin igomba kwikuba inshuro 8. Bibutse ko CZD ni nyiri Binance, niwe ufite n'ino soko rizwi cyane. Ibi rero yabitangaje mu nama yari kubera i Dubai. Ni inama rero yaberaga i Dubai, inama yitwaga Bitcoin amena. Ni ukuvuga ngo rero CZD yagize ati, murabizi ko CZD niwe nyiri Binance, yagize ngo ati Bitcoin ishobora creating uruganda rushyashya cyangwa se uruganda runini muri empire ya gold. Wango ugeranyije empire ya gold, wango empire ya zahabu. Yavuze ko uruganda rwa Bitcoin cyangwa se iyi industry turimo ya Bitcoin ishobora gukura cyane ikarenga empire ya gold. Ubwo bisobanuye ko empire ya Bitcoin izaruta empire ya gold. Muri ko gold ifite agaciro kari hejuru cyane nayo, kandi akaba ari ikintu kiri hejuru. Iyo tuvuze gold tuvuga zahabu. Ubwo rero yavuze ati tugendeye ku isoko, uko isoko rimeze, ni ngo ikintu gihari nuko Bitcoin ishobora kurenza agaciro ka gold, agaciro ka zahabu kari ku isoko. Avuga ati ubu ngubu agaciro ka gold gahagaze triliyoni 18.25, ariko Bitcoin ishobora kuba yacuruza byibura kuri ku 921 kuri buri gold. Bisobanuye ko Bitcoin rero ishobora kuzaruta cyangwa se izagira agaciro kari hejuru karuta aka gold. Uyu nguyu rero CEO wa Binance yakomeza avuga ati Bitcoin igomba kujya hejuru, ikaba iri superiority cyane kuruta zahabu. Aravuga ati ibi ngibi tubigendeyeho ko Bitcoin ifite limited asset. Iyo tuzi limited asset tuvuga ko ni umubare mukeya cyangwa se umubare mukeya wa Bitcoin ziri hanze ugeranyije n'uburyo cyangwa se naho zibitse n'uburyo abantu bazikoresha nka coin iri beta cyangwa se coin ifite agaciro. Uyu rero CZD yavuze ati abantu bahodinze Bitcoin bafite umutungo, kandi uwo mutungo ushobora kuba wabahindura ubuzima ugeranyije n'uko abantu babika gold. Ibi ntago turi kupredictinga, ntago turi guteganya igiciro cya Bitcoin ngo tukigeranye na zahabu, ahubwo turageranya tugendeye ku bukomere cyangwa se kumenyekana kwa asset kuri gold. Yavuze ati rero byibuza iyi Bitcoin ishobora kugera ku 850 $. Bibutse ko ejo bundi Eric Trump yari yavuze ko ishobora kugera kuri miliyoni y'idolari. None uyu nguyu yitwa nyiri Binance we yavuze ko ishobora kugera ku 850 $. Ni inama rero yitwa Bitcoin mena yaberaga rero i Dubai, aho bita Abu Dhabi. Nguko Binance yavuze rero nawe agira icyo atangaza kuri gold agereranya na Bitcoin, ko yafataga zahabu agereranya na Bitcoin. Avuga ko rero Bitcoin igomba kurenza zahabu agaciro, ikindi ikayirenza no mu kumenyekana no mu gukundwa